ese wigeze ukunda umuntu cyangwa se ukaba uri mu rukundo n'undi muntu ariko ukabona hari ikintu kitagenda neza? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 7 ubona ko umuntu utazakubera uwawe, kubera ko uwo muntu aba agusenya. Reka dutangire. Muri bimenyetso turagaruka hagati y'umuhungu n'umukobwa ndetse n'umubano uri hagati y'umuhungu ku muhungu cyangwa se umukobwa ku mukobwa. Muri bimenyetso biraza kugaruka ku mpande zombi, kubera ko buri muntu wese yakwangiza, yagukorera ibibi. Tugiye kubisobanura kimwe kuri kimwe n'icyo wakora kugira ngo uzirinde, kugira ngo utazasanga warageze ahantu habi. Ikintu cya mbere kizakwereka ko urukundo urimo cyangwa se uwo mukundana ko nta gahunda, ko nta ntego mufite, icya mbere ntabwo azakwereka akagukunda. Gusa mu kukwereka akagukunda uzabonamo ibintu bibiri. Hajya akwereka akagukunda ako ukaza kubona ko rimwe na rimwe hari ibyo ukora ugasanga uri kwibeshya, ubundi akaza kukwerurira akakwereka ko atagukunda ariko akifuza ko mukomeza kujyana umubano. Iyo ubonye icyo kimenyetso cya mbere ugerageza kubyikuramo mbere y'uko bigera kure, ndetse nawe ukamuha uruhande wumva ashaka kubogamiramo. Icya kabiri, uyu muntu akunda kugucira urubanza. Twavuze ko turi kuvuga hagati y'abahungu cyangwa se abakobwa. Umuhungu ashobora gukundana n'umukobwa, ibimenyetso bikaza kumugaragaraho, ndetse hari n'ibirimo aho ushobora gusanga ari umuhungu ku muhungu cyangwa se umukobwa ku mukobwa, nabwo bishobora kwafegita ubuzima bwabo. Iki cya kabiri ni uko hagati y'abo bantu babiri bakundana ubwabo umwe abacira undi urubanza. Tekereza ku muntu mukundana ariko akajya gucira urubanza ko hari ibintu ushobora kubukora cyangwa se ukaba umuhisha, kandi we mu kubivuga gutyo ntabwo aba yifuza ko hari icyo wamenya, aba yumva ko we ahora mu kuri, akumva ko wowe buri kintu cyose wakora agomba kukujajinga cyangwa se akagucira urubanza kugira ngo ucike intege. Icyo gihe ntushobora gukura cyangwa se gutera imbere mu rukundo cyangwa se ngo ujyane umubane mwiza n'uwo muntu, kubera ko buri kintu cyose ukoze kiri hagati yanyu ntabwo yagihinyuza ngo ibintu bizagende neza. Icya gatatu, ntabwo akunda kumva cyangwa se kugendera ku marangamutima yawe. Ibi bikunda kugaragara ku bantu benshi. Iyo umuntu mukundana aba yumva ko we agomba kubogamira ku ruhande rwe, akumva ko ibyo byagakwiye guhora hejuru y'ibyawe. Iyo uvuze ikibazo cyangwa se igitekerezo arabyirengagiza, ahubwo akumva ko hari ibyo yakuzanamo byerekeye ku buzima bwe. Icya kane, ahora akubwira ibintu by'ibinyoma. Biragoye kugira ngo azakubwize ukuri. Niba umubajije Reba, uyu munsi ko nakubuze ari wagiye, aba yumva yaguha impamvu zidafatika. Nari ndwaye, hari abashuti banjye twari kumwe, ukumva ni impamvu zidashoboka kandi ukumva nta n'ahantu byagakwiye kubageza muri urwo rukundo. Cyangwa se yaba ari hagati y'abantu babiri bahuje ibitsina, ugasanga ahora agukwepa akakubwira ati hari ahantu nagiye gukora amafaranga ariko ubu ngubu byanze, kandi akaba avanyeho n'amafaranga ashaka, akakumva ko agomba kukubwira ibinyoma kugira ngo hatagira icyo umenya cyangwa se usobanukirwa. Icya gatanu,
ntakugirira icyizere. Umuntu utakwizera akenshi nta kintu agufasha, ntiyaguha igitekerezo cy'uburyo ushobora kuba ku buzima, ntiyakugira inama, ibyo uvuze byose arabisenya kubera ko nta cyizere. Ushobora no kumubwira inama cyangwa se ibindi bitekerezo byerekeye ku buzima bwe ariko akabona ari impfabusa kubera ko hari abandi yiringiye bagomba kuzamukorera ibyo byose cyangwa se bakabimugezaho kurusha wowe uko wabimubwira. Ariko icyo gihe ntabwo ahita aguta, ahubwo arakureka mugakomeza mukaba muri kumwe kugira ngo byibura uzaboneka kwitayeho. Kandi umuntu utakugira icyizere nta kintu rwose, nta kintu ashobora kugufasha. Ikintu cya gatandatu kizatuma umenya ko umuntu atakwitayeho cyangwa se mu minsi mike ashobora kugucika, ni uko buri bintu byose ajya abifata nk'aho ari wenyine. Buri kintu cyose niyo mwaba muri gukorana aba yumva wowe nta ruhare wagakwiye kubigiramo rurenze. Reka tuvuge wenda ku bucuruzi, niba mufatanyije umushinga wo gucuruza aba yumva hari igihe agomba gukora wenyine cyangwa se akagira ibindi bintu yibandaho kukurusha kandi mufatanyije, akakwereka ko wowe nta bintu ushobora kumenya kuri ibyo ngibyo kandi nawe warashoyemo amafaranga. Cyangwa se niba ari umukobwa akakwereka ko telefone ye nta password ushobora kumenya cyangwa se utagomba kumugenzura kuri buri kintu cyose akwiye gukora. Ikindi kintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma tugiye kugarukaho ni uko atemera ko inzozi zawe ziba impamo. Abantu muri rusange twese tuba dufite inzozi zo kuzakora ibintu runaka kandi tukazabigeraho. Gusa iyo ukoze nabi birangira ubaye imbwa. Wakora neza niyo bidakunze atari amakosa yawe ntabwo wicira urubanza, ariko tekereza ku muntu wita nk'aho agukunda, wita nk'aho ari umukunzi wawe, ari umuvandimwe. Umuntu akakwereka ko muri urwo ruhande ugiyemo nta kintu na gito byagufasha, niyo yaba afiteho amakuru y'indengakamere, ahubwo akakubuza kugerageza ibyo wowe ushaka kugira ngo akomeze guca intege. Ibi ngibi kubera ko turi abantu rimwe bishobora kukubaho, ariko hari uburyo umuntu ashobora kubyirinda kugira ngo bitazamugiraho ingaruka nyinshi cyane bikamugusha ahantu nawe adashobora kwikura. Icya mbere ni ukugerageza kwitwara neza. Iyo umaze kumenya cyangwa se gusobanukirwa muri ibimenyetso bimwe twabonye haraguru, ugerageza kuganira nawe neza kubera ko uba waramaze kumusobanukirwa, umaze kumenya ikijya mbere nawe uko ugomba kwitwara mu byo ugomba gukora. Niba uzi ko aguca intege namwere ku ruhande ashaka kumva, wowe wikomereze ibyawe. Icya kabiri, reba niba bishoboka ko wahindura situation cyangwa se uburyo bundi bwatuma utihuza nawe. Niba bishoboka mugendere kure. Niba waba ufite nimero ye cyangwa se hari ibindi bintu muhuriyeho uri kubona nta ngaruka nyinshi bishobora kukugiraho, bimurekere wigendere ukwawe. Nawe ushaka uburyo ushobora guforoma ubuzima bwawe ukazana abandi bantu bashya. Umuntu ashobora kuba uw'ingenzi ariko ntabwo ashobora kuba kampara. Icya gatatu kizatuma wirinda ibyo byose, niba bishoboka tegura gukora ibintu kandi ujye ubikora mbere ku gihe, ntucike intege. Ndabashimiye mwe mukomeje kudukurikira. Iyi ni channel yacu yitwa Impera 320 TV.
andika muri comment niba ushaka kugira ikintu tubwira n'icyo twahuguye, cyangwa se ukaduha igitekerezo, ukande subscribe, wibuke no gukora like, ndetse ibiganiro byacu ubigeze no ku bandi bantu benshi. Ndabashimiye. Amazina ni Patience.